So welcome again from Leaders Forum powered by Poland, especially for us on foot. The foreign minister of Rwanda came to see us because we decided. Umuyobozi w'ikiganiro yatangiye yakira Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ati murakaza neza nanone muri Leaders Forum powered by Poland, cyane cyane kuri twe turi hano imbona nkubone. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yaje kudusura kubera ko twafashe icyemezo twembi ko tutakora Leaders Forum powered by Poland tudafite Afrika. Nibyo rero murakoze nyakubahwa kuba mwabashije kwifatanya natwe. Mufite ubunararibonye buhambaye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, mwakoze mu myanya itandukanye mu Burayi, i Buruseli no mu bindi bihugu. Nangira ngo ntangire aka kanya n'ikibazo kigoye. Mureba mute Uburayi uyu munsi turakomeye? Turi imbaraga ku rwego mpuzamahanga cyangwa siko bimeze? Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangiye agira ati mwakoze cyane kuntumira. Birumvikana Uburayi burakomeye cyane cyane ku intambara ya kabiri y'isi irangiye. No mugabane wateye imbere kandi n'umufatanyabikorwa wa Afrika. Duha agaciro gakomeye ubufatanye kubera ko dufitanye ubufatanye buhambaye, navuga imikoranire ishingiye ku mateka y'ibihugu n'ibihugu bimwe byo mu Burayi. Nanone dufitanye ubufatanye ubukungu, ishoramari, cyane cyane ishoramari ryo mu Burayi, ariko turifuza gukora ibirenzeho nk'ibihugu bya Afrika. Nyuma y'imyaka 60 cyangwa 65 twabonye ubwigenge bw'umugabane wacu, turifuza ko ibihugu byacu byava ku bufasha bw'iterambere bikajya mu bucuruzi. Umuyobozi cyese agira ati ariko kandi kubijyanye n'igihugu cyanyu mwanyuze mu nzira yo kwiyunga no kunga ubumwe, kuko mu myaka y'1990 twese tuzi ibihe bikomeye cyane mwanyuzemo. Ibi ndimo kubisobanurira n'abareba ikiganiro cyacu hifashishijwe itangazamakuru ryo kuri murandasi. Nyuma y'imyaka myinshi mwakoze impinduka zikomeye tugezeho uyu munsi mu mubano hagati y'Uburayi n'u Rwanda. Minisitiri Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe agira ati yego twanyuze muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, jenoside iteye ubwoba cyane aho abantu bagera kuri miliyoni 1 bishwe mu gihugu cyari gifite abaturage bagera kuri miliyoni 7 n'igice gusa. Bimwe mu mpamvu shingiro z'iyo jenoside bishobora gusubizwa mu bihe by'ubukoloni, kuko aribwo hashyizweho amacakubiri ashingiye ku moko n'abakoloni. Ariko ubu twahisemo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge yo kubana mu mahoro. Twashyizeho ubutabera bw'inzibacyuho kuko dutuye ku butaka bumwe. Ntidufite indimi zitandukanye cyangwa imico itandukanye nk'uko bimeze mu bihugu byinshi bya Afrika, kuko twese tuvuga ururimi rumwe, ari rwo rurimi rw'igihugu cyacu rw'Ikinyarwanda. Ibyo rero twarabikoze kandi icyarimwe dutangira inzira irimo icyerekezo kinini cyagutse cy'impinduka mu mibereho n'ubukungu. Twagize intego zo kuvugurura ubukungu bwacu mu buryo bushyize imbere icyerekezo kirekire kivugurura imikorere y'ishoramari n'ikirere cy'ubucuruzi, kugira ngo dukurure ishoramari ryinshi no kuba igihugu turi cyo uyu munsi. Haracyari urugendo rero imbere yacu, ariko twishimiye ibyo tumaze kugeraho kugeza uyu munsi. Umuyobozi w'ikiganiro yahise abaza Ambasaderi Nduhungirehe ati muri urwo rwego ndifuza kukubaza ku cyerekezo cya Afrika muri rusange. Ejo twumvise ijambo rya Donald J. Trump ryatangiwe hano muri Leaders Forum powered by Poland. Twari twicaye hano tureba igice cya mbere cy'iminota igera kuri 30 y'ijambo rye. Bigaragara ko turi gusubira mu mukino w'imbaraga, aho abafite imbaraga cyangwa abakire kandi bakomeye ari bo bafata ibyemezo ku isi. Mubona mute uko Afrika iri guhangana n'ibisu y'umuperezida gusa, ahubwo izi akaba ari impinduka rusange mu mikorere y'isi ku rwego mpuzamahanga? Minisitiri Nduhungirehe ati yego kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye hagiye hashyirwaho umuryango mpuzamahanga
umuryango w'abibumbye, Afurika ntigeze ishyirwa ku meza y'ibiganiro, twari ku rutonde rw'ibyifuzwa aho kuba ku meza y'abafata ibyemezo. Umuyobozi w'ikiganiro ati ni ukuvuga ko mwari ku meza ariko mutari ku meza y'abafata ibyemezo. Ati yego twari ku meza ni nko kujya ku meza y'icyo kurya atari ku meza yo kuganiraho nk'ibiryo byinshi. Nibyo rwose, ariko urugendo rwari rurerure, twanyuze mu bihe by'ubukoloni ndetse n'ibihe byakurikiyeho byiswe neocolonisation. Icyo gihe ibihugu bikomeye Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti byasabaga ibihugu bya Afurika kwishyira ku rutonde rumwe mu ntambara y'ubutita. Bimwe bikaba bishyigikira uburengerazuba, ibindi bigashyigikira Abasoviyeti. Ariko ubu ntekereza ko ibintu biri guhinduka. Afurika ni umugabane munini ufite abaturage bagera kuri miliyari 1.4 kandi ni umugabane ukiri muto cyane mu myaka. Uwo mubare uzarushaho kwiyongera. Hari n'abagaragaza uburyo ibintu ko uzagera kuri miliyoni 2 y'Afurika, ndetse bamwe bakavuga ko uzagera kuri miliyari 2.5 mu myaka iri imbere. Afurika rero izaba umugabane ufite urubyiruko rwinshi kurusha indi yose ku isi. Ubu rero turi kubaka ubufatanye n'impande zose, kuko hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Uburusiya, Ubushinwa. Ibyo bihugu byose bikaba ari inkingi zitandukanye z'ubukungu ku rwego rw'isi. Kugeza ubu rero Afurika iracyafatwa nk'umugabane uri mu nzira y'iterambere, ariko ibyo tumaze kugeraho mu myaka ishize bigaragaza ko turi mu gihe cyiza cyishyirwa hamwe. Mu mwaka wa 2018 i Kigali mu Rwanda twashyize umukono ku masezerano y'isoko rusange rya Afurika, African Continental Free Trade Area, kugira ngo dushimangire kandi duteze imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika, bityo Afurika ibinkingi imwe y'ubukungu. Umuyobozi w'ikiganiro yahise agira ati turabashimira, icyo ni igitekerezo gikomeye cyane, ariko ese birashoboka koko kuba mwashyira mu bikorwa icyo gitekerezo muri Afurika yose igizwe n'ibihugu 55? Minisitiri Nduhungira ati birashoboka rwose, nk'uko nabivuze. Dufite abaturage bagera kuri miliyari 1.4, dufite umutungo kamere n'amabuye y'agaciro, kandi dufite abaturage benshi bakiri bato. Icyo dukeneye by'umwihariko ni ubufatanye, inkunga mu by'imari no gusangiza ubumenyi n'ikoranabuhanga, kugira ngo tugire abaturage bize bafite ubumenyi n'ubushobozi bw'ejo hazaza. Turimo kuvuga ku bwenge buhangano, AI, cyangwa ubwenge bukorano, ku ikoranabuhanga rishya hamwe n'abo baturage. Ntekereza ko bishoboka, ariko byanze bikunze hari n'imbogamizi. Icya mbere, twe ubwacu nk'Abanyafurika dukeneye gusobanukirwa ko dufite amahirwe yo kwishyura hamwe, tukaba inkingi ikomeye ya politiki n'ubukungu ishobora kuganira n'ibihugu bikomeye ku isi ku rwego rungana, nk'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'abandi, nk'uko nabo babigenza. Umuyobozi w'ikiganiro agira ati bityo rero mukibona umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'imbaraga ku rwego rw'isi, mu gihe Abanyaburayi ubwabo baganira kuri iki kibazo. Bamwe bakavuga ko Donald Trump atabibona atyo. Birumvikana ko hari uruhare rukomeye rw'ibihugu by'Uburayi muri Afurika. Polonye irimo nayo. Ndagira ngo nongereho akandi kantu kuri ibyo. Mwadusobanurira uko mubona Poland cyangwa Polonye. Dufite ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye ukora cyane, dufite n'amateka maremare y'imikoranire, kuko hari Abanyafurika benshi, hari n'Abanyarwanda bagiye baza kwigira muri Polonye no mu bihe by'intambara y'ubutita. Hari kandi inyungu mu mabuye y'agaciro yanyu, mu bufatanye butandukanye, mu gusangira ikoranabuhanga no mu bufatanye bw'iterambere. Polonye niki? Ni hehe mubona hari amahirwe akomeye? Minisita Nduhungirehe ati Polonye ni igihugu gikomeye kandi gifite akamaro kanini ku Rwanda no kuri Afurika muri rusange.
mufite inyungu yihariye yo kuba mutarigeze mugira amateka nk'ay'ibihugu byinshi byo mu Burayi bw'uburengerazuba muri Afurika, kuko mutigeze mugira amateka y'ubukoloni kuri uyu mugabane. Ibyo bituma dufata Polonye nk'umufatanyabikorwa ushobora kubaka umubano ushingiye ku bwubahane, ku nyungu zihuriweho no ku bufatanye bugamije iterambere rirambye. Mufite icyerekezo gishya, navuga ko ari icyerekezo gishya kuri Afurika. Ntekereza ko ari mu nyungu za Polonye rwose kwagura imikoranire. Turabizi ko Polonye ari igihugu cy'Uburayi gifite inyungu muri NATO no mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ariko Afurika ni umugabane ukwiriye gushorwamo imari ndetse n'ishoramari rihambaye. U Rwanda na Polonye rero bikaba bifitanye umubano mwiza cyane. Twafunguye ambasade zacu mu murwa mukuru wundi muri 2021, niba ntibeshye. Hari ishoramari ry'abanyapolonye hamwe n'ubufatanye n'u Rwanda mu burezi, mu mutekano, mu bucuruzi no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Wavuze ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hari sosiyete y'abanyapolonye yitwa Luna Smela ikora ubucukuzi bwa tin bw'amabuye y'agaciro ya tin, kimwe mu by'ingenzi mu bucukuzi bwa 3Ts, tin, tantalum na tungsten. Ni sosiyete y'abanyapolonye ikora muri uyu mwuga. Twizera ko rero ari urwego dukwiye gukomeza gushyigikira ubucuruzi, guteza imbere ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Polonye. Ubu kandi tukaba turi kwakira neza urugendo rw'umuyobozi w'ikigo cyanyu gishinzwe ubucuruzi, kikagenzura amahirwe yo gufatanya hagati y'ibihugu ndetse hagati y'ibigo by'ubucuruzi. Ariko ndagira ngo nkubaze ku byabaye vuba aha. Uwo wari uyoboye ikiganiro ari wo musozo w'inama hagati y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Wavuze ku bijyanye n'isoko rusange rya Afurika, ariko kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuryango wa politike, ibihugu byose bya Afurika ni abanyamuryango. Muri ibyo mubona amahirwe menshi kurusha twe kuko turi mu Burayi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugizwe n'ibihugu 27, mu gihe muri Afurika ari ibihugu 55. Ariko mubona mute umubano hagati y'izi nkingi zombi? Kuko twembi turi G20 kandi nizeye ko mwabonye uburyo turishimye cyane ko Polonye yabaye ubukungu bwa 20 ku isi. Nubwo tutari abanyamuryango bemewe ba G20, G20 si umuryango wemewe, ariko twatumwe n'Abanyamerika bafite ubuyobozi bwa G20 muri uyu mwaka kugira ngo twitabire inama zose. Mubona mute umubano hagati y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu myaka 10 iri imbere? Olivier Nduhungira ati n'ubufatanye bukomeye kuri Afurika kuko turi ibihugu bihana imbibi cyangwa imigabane ihana imbibi. Ikindi tukaba dutandukaniye ku nyanja ya Mediterane. Vuba aha rero mu kwezi kwa 11 habaye inama ya EU i Rwanda muri Angola, kandi yari inama ikomeye kuko ibyo twumvise ku bayobozi benshi b'Abanyaburayi byerekana ko dukeneye ubufatanye bushya bushingiye ku buryo bushya. By'umwihariko abayobozi benshi b'Abanyaburayi baraha, abaperezida n'abaminisitiri bakuru bitabiriye. Twaganiriye ku buryo twateza imbere ubucuruzi hagati ya Afurika n'Uburayi, ariko tugashimangira umubano wubakiye ku bwubahane. Turabizi ko mu myaka yashize twagize umubano utoroshye n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu Burayi kubera ko byinshi byari ibihugu by'ubukoloni mu bihugu bya Afurika. Ariko ubu hamwe n'isoko rusange rya Afurika, hamwe no kwiyongera k'umugabane, abaturage bakomeje kwiyongera bakiri bato, n'ubukungu bukaba bukomeje kwiyongera. Ntekereza ko turi mu nzira yo kumvikana neza kurushaho, gucuruza byinshi no gushyigikirana nibyo dukeneye kugira ngo tugere ku ntego zacu. Uyu mugabane munini hafi y'Uburayi ufite amahirwe menshi mu bucuruzi no mu ishoramari. Haracyari ibice byinshi bitaragira ishoramari, kandi ibyo nibyo dukeneye gukora. Ariko kandi twubwacu nk'Abanyafurika tugomba no gukora ibikenewe imbere mu rugo.
tushobora kuba twashira isi yose, ariko haracyari ibibazo ku mugabane, ibibazo bya politiki, amakimbirane, ruswa ndetse rimwe na rimwe kubura amahirwe ku rubyiruko. Tugomba gukemura ibyo bibazo mu gihe dukomeza ubufatanye n'Uburayi. Turizera ko ibihugu nka Polonye n'ibindi bihugu byo muri Afurika yo hagati n'uburasirazuba bw'Uburayi bidufashe gukomera, gukura no kugira agaciro kanini. Ahantu nko muri Davos twese turahari, ntekereza ko igihe kize ko Afurika ndetse n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati n'uburasirazuba bw'Uburayi bigaragara kurushaho mu nama mpuzamahanga nk'izi. Murakoze cyane Minisitiri kuba mwifatanyije natwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ati ni njye ubashimiye.